Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data, abakunzi ba Anaweza. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uwiteka Imana barebe neza abishimire. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza Imana yaturemeye ngo twongere kuganira. Ngarutse hano muri studio kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Inkuru nziza. Ijambo ry'Imana ni inkuru nziza. Ritubwira ibyiza, ritubwira itumenyesha imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Umwami rero abaho umugisha, reka dutangire dusenga abakunzi ba Anaweza. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu. Imana yera ikiranuka. Turagushima ko duhaye umwanya mwiza mwami Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Warakoze kudukunda, ukadukuruza neza ukatwiyegereza mwami. Ntago tubifata nk'ibisanzwe kuba dukunda ijambo ryawe. N'ubuntu twagiriwe kuko hari abadashaka kuryumva, hari abo rwose ritera isesemi cyangwa umujinya, ariko kuba twe dukunda ijambo ry'Imana n'ubuntu watugiriye mwami, n'umucyo watumurikiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi twasengera nabo ngabo Mana badakunda ijambo ry'Imana kugira ngo imbabazi zawe zibagereho nabo bamurikirwe n'umucyo w'Imana. Bamenye ko uvugana n'umuntu binyuze mu ijambo ryawe. Bamenye yuko ijambo ryawe ari ryo rigaragariza umwana w'umuntu umugambi umufitiye. Izina ryawe rero rishimwe bana natwe tugirire neza. Urabizi ko ntacyo twashobora tutari kumwe nawe Nyiringabo Imana. Bana natwe rero uduhe guhishurirwa no kumva no kumenya icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, haleluya. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, dushima Imana itwongeye amahirwe yo kubaho. N'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana iguha umugisha, we mwene data ukunda ijambo ry'Imana, ukarinyoterwa, ugafata amamega yawe, ugakurikira ijambo. Imana iguha umugisha kandi guhaze mu byifuzo byawe byose. Haleluya. Tugeraho kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Rivuga ngo komeza usenge. Naje kuvugana nawe wabiparitse, we wabiretse, utagikunda gusenga, utakinyoterwa no gusenga. Naje kubwira ngo komeza usenge. Wireka gusenga, wibicumbikisha, wibisubika. Niba umwuka wera w'Imana akuhatira gusenga, senga kubera yuko hari impamvu. Haleluya. Senga kuko hari impamvu. Senga kuko ukwiriye gusenga. Senga kuko ni inzira yo kuvugana n'Imana. Senga kuko mu gusenga niho uzatabarirwa. Mu gusenga niho uzumvira ijwi ry'Imana, niho Imana izakuganiririza. Bwira Imana nayo izakubwira. Iyo dusenga nayo iratubwira. Komeza rero usenge mwene data, we wabiparitse, we wabiretse, we wabivuyemo. Senga kuko gusenga ni ubuzima. Gusenga ni imibereho. Senga uzavugana n'Imana ute utagisenga? Uzamenya iki Imana igushakaho gute utakiyegera? Gira umwanya wo kwegera Imana, niho uzabonera gutabarwa, niho uzabonera kurengerwa, niho uzabonera inkomezi, imbaraga zivuye ku Mana zigukomeza muri iyi si. Senga rero mwene data kubera yuko gusenga ariyo nzira umukristo avuganiramo n'Imana. Komeza usenge mwene data, ntubireke, uzabona ineza y'Imana binyuze mu gusenga. Haleluya, binyuze mu kuvugana nayo. Yes, reka dusome ijambo ry'Imana rero mu gitabo cya Luka. Hano ibice 18 abariho duhera. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Nawe komeza utitirize Imana, komeza usenge, wegera Imana, uzabona ineza y'Imana. Haleluya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe. Utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko koko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hariho umucamanza ngo utubaha Imana ntiyite no ku bantu, yigenga yikorera ibintu uko bishaka, ntacyo atinya mbega. Yesu ashimwe cyane. Utubaha Imana ntiyite ku bantu, ariko uwo mudugudu nanone ukababwamo n'umupfakazi. Harimo umupfakazi wabaga muri uwo mudugudu. None uwo mupfakazi ararengana, asanga umucamanza aramubwira tumva nyakubahwa, ndarengana, ndengera ku mwanzi wanjye, barandenganyije, ndababaye kandi nta wundi ufite kundenganura, ni wowe kuko biri mu nshingano zawe, ndengera. Umucamanza ngo aramwirengagiza. Iyi nkuru ngo ni umugani Yesu yabaciriye acira abigishwa ashaka kubereka yuko dukwiriye gusenga ubudasiba, dukwiriye gutitiriza Imana. Haleluya.
noneho umupfakazi aramubwira ati umucamanza ndengera nyakubahwa ndarengana nta wundi ufite kundenganura ni we wenyine wakemura ibibazo byanjye mwene data egera Yesu mu masengesho umwami wawe niwe wakemura ibyawe byose nyiringabo Imana niyo yakemura ibyawe binyuze mu masengesho utabimubwira urabibwira nde igisubizo urakibona he kwirwanira nta gisubizo kivamo abandi birabayobera bakajya mu bapfumu abandi birabayobera bakariganya bakabeshya bagakubitiranya bakishakira ibisubizo ariko igisubizo ni ugusenga niho tubonera ubutabazi egera umwami usenge umwikoreze ibyawe ubimubwire ntabwo ugombye kugenda ubisakaza ubibwira abantu hirya no hino ahubwo egera Imana uyibwire ibikugoye ibikuruhije irakurengera kuko ufite ububasha n'ubushobozi bwo kukurengera n'imbaraga haleluya rero umupfakazi amenya uburenganzira bwe amenya ugomba kumurenganura aramubwira ati umva nyakubahwa ntabwo ndi butuze sindi bucece kutandengeye kuko ni wowe ufite kundengera umucamanza ngo akamwirengagiza akigira mu kazi akigira mu bye mu mwanya umupfakazi akabaraje arakomanze yagira ngo araruhutse yagira ngo ari ku meza umupfakazi akabaraje akabarakomanze umupfakazi aramutitiriza ntiyatuma umucamanza aruhuka kugeza ubwo arambiwe aravuga tumva yewe nsanzwe ntubaha Imana ndabizi sintinya n'abantu nawe ngirira neza ariko kuko uyu mupfakazi anduhije reka murengere mwikize amviraho mbona amahoro uko niko umupfakazi yarenganuwe kubwo kutarambirwa kubwo kudacika intege araguma aratitiriza kugeza umucamanza amurenganuye kugira ngo arebe ko yamukira akagira amahoro haleluya naje kukubwira ngo nawe senga titiriza Imana kumanywa senga mu gitondo senga ninjoro senga usenge wongere usenge wongere usenge umenye ngo gusenga niho hazava igisubizo niho hazava gutabarwa niho hazava gukomera niho hazava imbaraga zo guhamya Kristo ubwo nibwo uzaba umugabo nyamugabo wo kumuhamya haba ari mu bibazo iyo uri umuntu usenga ugira imbaraga zo guhamya Imana ukagira imbaraga zo kwihangana ukagira kwizera kubera iki kubera yuko uvugana n'Imana ukumva neza ko yikoreye ibibazo byawe ariko ihora mu maganya mu marira uri mu ntege nkeya wirwanirira nyine nibyo ubwo nawe uwo niwo mugabane wawe uzahora nyine muri ayo marira ariko umugabane mwiza inzira nziza uburyo bwiza wakora ni ugusenga ukajya wegera Imana ukamenya ko ibyawe umwami abishoboye kuko nta kimunanira haleluya dukomeje rino jambo hepfo umva ukuntu yababwiye murongo wa 6 nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze haleluya ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zihitakira ku manywa na ninjoro umva di niba umucamanza yaravuze ati nubwo ntatinya Imana sinyubahe nkaba ntita no ku bantu ariko koko uyu mupfakazi anduhije ndeka murenganure none Yesu aravuga ati ntimwumvise ibyo umucamanza yavuze ubwo bibaye bityo se Imana yo yakwirengagiza intore zayo zihitakira ku manywa na ninjoro haleluya ntabwo yazirengagiza intore zayo zihitakira ku manywa na ninjoro ntabwo yazirengagiza haleluya arabaza ati mbese yazirengagiza ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba ndababwira ukuri yuko itazarengagiza intore zayo itazazirengagiza itazabura kuzitabara itazaceceka ngo yice amatwi ye kumva gusenga kwazo hoya ngo izazirengera niba umucamanza w'umunyabyaha utubaha Imana ntiyite ku bantu yararengeye umupfakazi ese Imana yo yakwirengagiza intore zayo hoya ntabwo izazirengagiza ntabwo izareka kumva gusenga kwazo mwene data naje kubwira ngo komeza usenge Imana ntabwo izirengagiza gusenga kwawe birashoboka ko utarasubizwa ariko ntabwo yakwirengagije iracyabitunganya kandi uzaba umugabo wo kubihamya haleluya ntabwo izakureka niba umuntu umucamanza w'umunyabyaha yararenganiye umupfakazi wamutitirizaga ntabwo Imana izicira amatwi ku gusenga kwawe izakurengera kandi izakugirira neza icyo usabwa ni ukudacogora ni ukutabirambika ni ukutabivamo ni ugukomeza ugasenga ntiwemere ibiguca intege ntiwemere amajwi akubwira ngo bireka aho wasengeye ahubwo komeza usenge ayo majwi yabwire ngo mva inyuma wa mwanzi wanjye we koko Imana nsenga ndayizi komeza usenge uzabona ineza y'Imana uzabona gutabarwa kandi uzabona kurengerwa gusenga nicyo gisubizo gusenga n'ubuzima kandi gusenga ni imibereho
naje kubwira ngo komeza usenge. Imana iguha umugisha mwene data, gira umwete wo gusenga, gira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, uzabona ineza y'Imana. Ibyo Imana yavuze yagusezeranije izabikora, ariko nawe witerera iyo ngo urambye ibirenge uvuge ngo Imana yavuze izakora. Abibutse Uwiteka ntimumuturize kandi ntimuhweme kugeza i Yerusalemu hahindutse ishimwe. Iyo ni ijambo ry'Imana muri Yesaya 62. Umwami Imana abaho umugisha abakunzi ba Anaweza. Uyu munsi ufata ingamba bushya zo gukomeza gusenga. Turagushimiye Nyiringabo Imana yacu, Mwami w'abami, murengezi w'ubugingo bwacu. Turagushima ko duhuguye, twibukije ko tugomba gusenga. Uri Imana itatureka ngo idusige. Birashoboka ko wabonaga hari abacitse intege banamutse batagisenga. Urakoze Mwami kubwira ikanguro. Mwuka Wera w'Imana tuguhaye ishimwe, kubera yuko ukomanza imitima ya benshi. Cyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe Mwami. Baha imbaraga rero bakurikira ijambo zo kongera gusenga bushya no gufata imigambi mishya yo kugushaka, kuko ugiye kubagirira neza. Urakarama kuri wo kwizerwa no kwiringirwa. Komeza ubahaze uburame n'umugisha, bambika imbaraga zo gukomeza kugushakana umwete, kuko ukunda abagukunda ariko abagushakana umwete bazakubona. Urakoze Mwami kumvise gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom.